mujye mubabwiza ukuri ariko n'abakobwa bo muri Amerika cyangwa se abadiaspora twese usanga bari kudusaba uduceri kandi bazi akazi dukora mva muko ngo mbohereze ku kadorari ndagira ngo mbereke akazi nkora nirwa nerura amapine nkayahanagura nkanayoza none agafaranga karabuze ndagira ngo mbabwire ngo nanjye munyoherereze kuri Western Union. Yesu ni umwe mu batangabuhamya narinzanye ngo abereke akazi akora muri Amerika, ukuntu yoza amapine, ukuntu yatunganya, n'abasore b'i Kigali bamuzengereje bamwaka uduceri ngo ni inshuti zabo abadiaspora bene wabo. Yega afite bene wabo ariko ayo mafaranga nubwo yagiye ntabwo bayakorera byoroshye, bisaba gutunara mwene gatunaro. Mumbabarire abantu batunara, mumbabarire, ariko gusa nyine muri rusange ni ugukora, ntabwo ari ukuryama. Abahungu b'i Kigali baryama bakageza saa moya, muri Amerika nta muntu uryama. Rero bafite yanjye umuntu wese uzi ko ashaka kujya muri Amerika, cyangwa ugasanga bamwe bafite inzozi zo kujya kuba muri Amerika akumva ari igitangaza. Nihamira i Kigali za Musanze ari akazi, muhinge mworore amagurube.